Bakira bacu nk'ibisanzwe iyi ni Kigali Bandiseri. Aha tugeze tubazaniye imari nziza cyane y'akataraboneka. Sasa ushobora kumva nk'uvugiye ngo ako kataraboneka ukibaza ati se ako kataraboneka Kigali Bandiseri batuzaniye nagaki. Iyi nzu iri kuri miliyoni 155 izo 5 mukaziganiraho bitewe n'imisoro mu by'ukuri. Ni inzu nziza yubakisha amatafari ahiye iri muri quartier nziza iri kuri kaburimbo. Kibagabaga ushobora gukoresha umuhanda wa Kibagabaga cyangwa ugakoresha Kimironko. Ufite two options zuko wabigenza. Ariko parking ni imodoka zigera muri 3 kandi ziparitse neza, ngira ngo murabona ko dufite imodoka imwe kandi mukabona no mwanya wose wisanzuye mu by'ukuri. Ni inzu nziza rero nakwifuriza kugura, ariko wowe ureba iyi video kuri channel yacu ya Kigali Bandiseri kuri YouTube channel, ibuka rwose gukora subscribe kugira ngo tugende twubaka ibintu byiza mu by'ukuri nk'ibi ngibi by'agatangaza. Kuri miliyoni 55 waruzi ko wabona hano, kuri miliyoni 155 wazi ko wabona inzu hano, waruzi ko wabona inzu hano Kibagabaga koko ya kadasteri nziza ikoze gutya. So ifite ubuso 440. Ni inzu numva ko ari inzu iri mu kibanza Kigali yisanzuye, pari raporo y'inzu nshyashya ubundi mu by'ukuri. Kibagabaga bwaho ikibanza cyaho ngira ngo murabizi ukuntu kiba kigura. So ntabwo ndi bubatinze, ifite ibyumba 4 na douche na toilette 3, ariko ifite imitako myiza hano hanze ibereye ijisho mu by'ukuri ahantu hose akantu ko kandi. Ndabereka ahangaha, aha tugeze ni kuri chambre principale, rubaraza rwayo murabona ko rubaraza rwiza cyane rwigiye hejuru, wagira ngo ni rooftop. Rurameneye nako, rurameneye, urabona ko ari ibintu bisa neza. Tukagira akajaride kari imbere hano ya chambre principale, ndetse urabona wicaye nkaha hejuru, reka mpage babikore mpahagaze urebe. So urabona nkaha ngaha ndi gutya, aha hantu urabona ko hari hejuru, wicayemo hano kunywa agacyayi cyangwa agakofi nyine gutyo, uri gufata akayaga gaturuka muri no view hakurya aha ngaha. Mu by'ukuri ubu wihaye inzu nziza cyane. Iyi nzu yacu rero, so murabona ngira ngo urubaraza ukuntu rungana ni rwiza, tukagira ikirahure cyiza gitandukanye aha ngaha, dutandukanye urubaraza no hirya kuri parking, ariko tukagira na options yuko ushobora guca aha ngaha ukinjiramo, ukaba wakwinjira muri cyumba cyawe udaciye muri salon ujye kurogura abashyitsi, cyangwa se ukaba wahaca usohoka. Reka ndera kwizima amagambo mbinjize mbere ku bwiza bw'iyi nzu. So tutarinjira hano dufite undi mwanya w'inzira ituganisha mu gikari. Murabona ko ari ahantu hagari, naho ni kwa kundi nababwiraga ko ifite ubuso bunini, kubera ko murabona umwanya ungana gutya uvuye kuri korotire ugera ku nzu. Ni ibintu bisa neza. Ndagira ngo mbereka akantu ku kandi nitonze, kugira ngo iyi nzu hani gihe ushaka kwigurira online utahageze mu by'ukuri, ariko iyi video bigira ngo kwereke details zose nubwo waba utahageze ku nzu ukaba wayigura. So reka cameraman yigire hano noneho abinjize mu rubaraza rwiza cyane rwa salo, ariko uyu mugabo yakoze ibintu byiza cyane. Ngira ngo murabona ukuntu urubaraza rungana, ni rugari rwakakira abantu benshi cyane nabo bisanzuye, apari yuko yakira n'imodoka zigera muri 3 ziparitse neza. Murabona ko hano hakicaza abantu benshi imbere ya salo. So ariko rero ndagira ngo dutambagire n'abatindiye hano, duhura n'urugi rwiza. Murarubona ni rwanda rusliding rwiza rw'ibirahure runini. Na ahantu wakigurira ugatura ukabutuye neza, cyangwa se waburi abantu bakunda kugura ukaba ushaka gukora business. Aha ni ahantu hakwinjiriza miliyoni nta bikoresho birimo mu by'ukuri umukiriya ni nkako kanya. Reka mbinjize abatera amatsiko cyane murebe imbere ukuntu hameze. Wow, ngira ngo murabibona mu by'ukuri iby'amaso yanyu yirebera, no kuvuga niyo ntavuga ngira ngo murabibona, ariko reka nkomeze mbasobanurire mu by'ukuri kuko niko kazi. Ngira ngo murabona iki kintu, rebanze banyirikire no purafu. Izi purafu zibona ahantu hakeya cyane rwose. Amatara ni ibintu biryoshye, wagera kuri TV stand yubatse neza, ifite utuntu bita stone finish twiza cyane. Aya marangi yose yozwa n'amazi, ntabwo ari bya bindi yandura ngo wongere ngo sige bundi bushyashya. Salo ngari cyane yisanzuye imeze gutya. Kuri miliyoni 155 harimo ibiganiro kuri miliyoni 5. Iyi nzu uyabi yawe, ureba izo design ziri muri iyi nzu mu by'ukuri. Izi ni za nzu gura ntugire ikindi kintu wongeraho mu by'ukuri, ugahita uteramo intebe cyangwa iki ugahita ubamo. Dore hagakuta noneho tugezaho. Ese murabona ibi bintu koko? Mwaradufollowinze cyangwa mwadukoreye subscribe mutubarana niki? Imari nk'iyi Kibagabaga kuri miliyoni 155, ubuso 440, ibyumba 4 douche na toilette 3, ndetse n'amanegisi y'abakozi. Harimo amanegisi manini no yisanzuye. Iyi ni sala manje ariko turimo nde kubabwiriramo. Ngira ngo murabona parafo yayo nayo ni the same
na salo ni ibintu bisa neza. So n'abatindiye reka mpere hano mu gikoni cyiza cyane. Hari abantu benshi bajya bakunda kutubaza ibibazo ati se icyo gikoni cyanyu kingana gute? Cameraman akibanyerekere kuntu ni kinini, ni igikoni kigari kirimo settings zose. Harimo umwanya wa gazi kuka, hakabamo firigo nini, zira firigo ziri big zimwe zifite imyanya ibiri yajyama ahangaha, tukagiramo hagati hanini cyane heza, kandi ni cya gikoni kitari open na salo cyangwa salamanje. Murabona ko hariho urugi ushobora kurufunga ku buryo umuntu uri hariya adashobora kumenya ibyari byo. Reka no kubatindira mbinjize hanze ho gatoya cyane nk'umuntu umwe mbereke uburyo yisanze inyuma mu gikari. Wow, noneho reba, ntago ari bya bindi byo vuga ngo ufite parking inyuma ngo nini ngo inyuma wahamazeyo. Reba ahantu hangana gutya mu gikari kingana gitya, kandi ubwo harifite n'amanex. Ngira ngo ahangaha dufite umwanya wa nex y'umukozi ashobora kuraramo, tukayigira hano hino, tukagira igikoni cyiza cyane kuri abantu bakunda akantu k'agasombe, ibishyimbo. Irishyiga ni ishyiga ryiza cyane rya kijyambere. So twagera hano tukasanga dushe ndetse na toilette. Urumva ko ari ibintu umukozi ntaho muhurira mu nzu mu by'ukuri, ikandi ikaba ifite na bariko ingana. Iyi nzu mu nzu naberetse zose, iyi nzu mumfashe kabisa, iyi nzu byibuze ntimara icyumweru ku isoko, muramuhaye abakiriya beza. So reka tugende, murabona ko duhita twinjira handi muri gikoni, tukaza gutya turihuta cyane ntimugire ikibazo. Uru rugi tugezeho rero n'urwo cyumba cy'abashyitsi. Umushyitsi agomba kuba ahantu heza, hasa neza, kandi haryoheye ijisho nawe kugira ngo anytime azagaruke cyangwa azifuze kugaruka. So karibu. Iyo tugeze aha ndagira ngo mbereke dushe y'umushyitsi. Harimo lavabo nziza, hakabamo toilette nziza n'amakaro meza. Ituhatinde turinjira mu cyumba kigari cyiza nacyo gisobanutse, wateramo 2 kuri 2 ndetse cyiza cyane cy'abashyitsi. Nyine nawe uracyumva, ni icyumba kizashyiramo garero dorbe, ugatamira igitanda bikagenda neza. Reka mbereke ibindi byumba, dukomeze twirebera ubwiza bw'imari nk'iyi ngiyi ntibacike. Twinjiye ahangaha turahura n'urugi rutwinjiza mu byumba. Ahangaha tuhafite ikindi cyumba kinini cyo kirutana cya kindiho gatoya, ariko urabona ko ari icyumba kinini kigari cyiza nacyo. Twakivamo tukaza ahangaha tukinjira mu kindi cyumba nacyo, the same nacyo icyo bihuriyeho n'ubunini ndetse n'ubwiza bw'ibikoresho, yaba amarangi, yaba amakaro, yaba parafo, yaba buri kantu kose, ni ibintu byiza. So ntabwo mbatindira, hano turahahurira na toilette nziza ngari. Nababwiye ko ari dushe eshatu n'ibyumba 4. Murabona ko iyi dushe ari ngari cyane kubera ko isavinga ibyumba 2. Ni ibintu bisobanutse biryoshye. Karibu rero n'abatindiye kwinjiza muri chambre principale. Tugeze ahangaha ni karibu. Murabona iyo tugeze aha duhura n'umuryango uri iburyo bwanjye. Cameraman abo banyerekere, abo batambagize wose, aberekera lavabo nziza nk'iyo toilette. Hakaba hamwe na cya kirahure kigaragiye shawa yo kogeramo, nyine bimwe bituma amazi adasandara ngo abe yateza akavuyo. Murabona ko inyubako ari ibintu byahindutse. Iyi nzu ndakubwira ko ari inzu nziza cyane, watuvisha kuri iyo nimero tukayikugezaho. Aha rero murabona ko twinjiye no muri master bedroom. Umuntu wese ahita abibona mu by'ukuri, ntabwo ari bya bindi byo kwishakira amafaranga wenda ngo tubeshye. Reba aka kabati karimo ahangaha ukuntu ari keza cyane, tukagira umwanya mugari ungana gutya n'amatara meza abereke na parafo ukuntu imeze mu by'ukuri. Iyi nzu kuri $150,000 koko igucike? Tuvugisha ubu rero. Reba ahangaha cyagiye nababwiye kare, duhita tuza tukagaruka ahangaha none ugasohokera inyuma. Ndagira ngo mbabwire rero ikintu kimwe, mwebwe musanze mu followinga cyangwa se munankorera subscribe kugira ngo tuzamukane. Iyi nzu ntigucike, iri ku giciro cyiza. Kibagabaga ushaka gukoresha umuhanda wo ku Rwibutso ukayigeraho, ushaka guca Kimironko ukaza iyi nzu. Reka abereke quartier, kuko bakunda kutubaza ngo ese ngo quartier ni abaturanyi ahantu hose, kandi ni kuri kaburimbo mu by'ukuri. Kibagabaga kuri $150,000, ibyumba 4, dushe toilette 3, ubuso 440. Tuvugije kuri iyo nimero muri screen, wifatire ku iyi nzu yigure. Murakoze.